Yes, reka nongere nkusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza wowe udahwema kubana natwe ku Biganza Media TV. Nizere yuko aho uherereye hose ibintu bimeze fresh, nizere yuko ari wa 5 kwa 5. Reka nongere nkusabe utari wakora subscribe kugira ngo uyikore ibintu bijye bigumya kuba fresh sana, amakuru akugereho ku gihe, ibintu bigumye kuba munange. Utibyifashe gute rero? Reka nanonge nkwihanganisha wowe udakomeje kuba umeze fresh aho uherereye hose, wowe uri mu bihe bibi, ihangane niko Imana iba yabishatse. Gusa hamwe no kwizera Imana ibintu biragenda bikamera fresh, bikaba wane. Uti byifashe gute kuri street? Ni iki kiri kuhavugwa? Ni iki kigezweho? Niye nkuru yaciye ururondogoro? Niki abantu bakumye kwibaza? Uti niyeshobera amahanga muri entertainment. Reka nongere nkugarukire ku makuru amaze iminsi arimo aravugwa cyane muri showbiz. Nanone kandi nongere nkwishurire ukuri kwagiye hagaragara ku bijyanye n'itandukana rya Nio Bosco na M Irene muri M Empire. Uti byifashe gute? Nio Bosco ngira ngo yatandukanye na M Irene byatangajwe ku itariki 28 z'ukwa 2022 ku isaha ndakeka yari ya saa 4:59. Uti uyu muhanzi yari umuhanga kabisa mu by'ukuri, wagize igikundiro cyihariye mu muziki w'u Rwanda. Nio Bosco yatangaje yeruye ko yatandukanye na Murindahabi Irene wari umaze imyaka 3 ari umujyanama we mu rugendo rw'umuziki, yishimira kandi azahora azirikana. Bivugwa ko uyu Nio Bosco nubwo habayeho gutandukana na M Irene, hari byinshi nyuma, gusa bimwe byagiye bigarukwaho, ibindi bimera nk'ibyihishwe cyangwa se nk'ibihishwe ntibyajya ku mugaragaro. Gusa iki kiganiro ntukureho amaso, gumye kubana natwe ku Biganza Media TV. Tugiye kuba tugushyirira ukuri ahagaragara, tugiye kuba tumena umuceri hasi. Ngira ngo ibintu bigiye kuba fresh sana, bigiye kuba show. Niyo mpamvu duhora tugushishikariza kubana natwe gatanu ku kandi, yifashishije konti ya Instagram akurikirwaho n'abantu 62,000. Nio Bosco mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukwakira 2022 yabwiye abafana be n'abakunzi b'umuziki ko atakibarizwa mu nzu ifasha abahanzi mu by'umuziki M Empire yashinzwe n'umunyamakuru Murindahabi Irene. Uyu muririmbyi yavuze ko ashyize akadomo ku rugendo rw'imyaka 3 yari agendanye na Murindahabi. Ashimira ko ari we uyu munsi wamugize uwo ari we kugeza ubu ngubu. Abantu baramwumva cyane, bamwereka urukundo birenga uko nabitekerezaga ku ntangiriro y'uru rugendo. Nio Bosco yavuze ko hamwe n'abamushyigikira ndetse na Murindahabi byatumye aba igiti cyashibutse, anagira umuco udasanzwe ndetse anagirira abandi umumaro, andi mashami n'imbuto nziza mu muziki. Uti byifashe gute? Arongera aravuga ati ibi kuko yagize uruhare rukomeye mu ndirimbo z'abandi bahanzi, arazandika ndetse ijwi rye ryumvikana cyane nko mu ndirimbo za Vestina na Dorcas bafashwa mu muziki wa Murindahabi. Ni umuhanzi w'impano idashidikanywaho. Mu butumwa bwe yumvikanishije ko atari umuntu wagera ku gasongero k'ubuzima ngo yibagirwe ukuntu Imana yamukundishije abantu. Yavuze ko yakuriye mu muryango mwiza umushyigikira, ariko igihe
kigeze cyo gutangira urugendo rushya mu kwereka data ko yateye imbuto igeze igihe cyo gusarurwa. Yongera aravuga uti yubaha Murindahabi kandi ko buri kimwe yagezeho arakimukesha kandi arabishima byimazeyo. Niyo Bosco yavuze ko aho agiye hose azakomeza kugaragaza ukuntu Murindahabi yamwitangiye mu muziki we, amusaba gukomeza gufasha n'abandi bakeneye ubufasha nk'ubwe. Ati nkwifurije kurama kugira ngo ubone uko ukomeza kuramira abandi. Umva ahantu kabisa, nkwifurije kurama kugira ngo ubone uko ukomeza kuramira abandi. Mu by'ukuri urumva ko uyu mutipe Niyo Bosco afite n'amagambo y'ubwenge kabisa, abantu bagenda babigarukaho bibaza amagambo ahantu ayakura. Ari nayo mpamvu kugeza uyu munota ari wa muntu navuga utamaze imyaka myinshi muri muzika nyarwanda, ariko akaba yandikira n'abahanzi bamaze imyaka myinshi. Reka nkugezeho amakuru ari trendy y'ukuri yizewe kabisa ndetse cyane. Uyu Niyo Bosco kandi yari aherutse guca amarenga, abantu ntibabimenya. Ni ku 28/02/2022 uyu muhanzi yifashishije konti ya Instagram yatangaje ko ubutumwa bwakuriye urujijo mu bantu. Ngira ngo ubutumwa bwiwe yabushyize kuri Instagram, abantu bagumya kwibaza byinshi cyane, ibintu biteza saga nyinshi cyane. Byumvikana ko ataramerewe neza, gusa yumvikanishaga ko abaye mu buzima yita ko atari bwiza. Umwe mu baproducer bamukorera indirimbo icyo gihe yabwiye Inyarwanda ko nta kibazo abona yaba afitanye na Murindahabi cyatuma yandika ubu butumwa. Muri ubwo butumwa Niyo Bosco yavugaga ko ashaka gusubira mu buzima yahozemo ataraba icyamamare, aho abantu bose bamufiteho ijambo. Hari nkaho yanditse ati nkumbuye ahahise hanjye kuruta ejo hazaza, ntabwo ndi gukunda uwo ndi kuba we, ndumva nacitse intege cyane. Yanavuze ko arambiwe kwirengagiza uwo ari we yita kugaburira ibifu by'abandi nyamara cyishwe n'inzara. Uyu Niyo Bosco wamenyekanye mu ndirimbo zirimo ubigenza ute, hari naho yavuze ko ashaka ko ibintu yagezeho byakwibagirana ahubwo akarwanira ishema rye. Yavuze ko ntawe yifuza gutunga urutoki, ariko kandi ntari ku murongo umwe n'umuntu ushaka gutera imbere huti. Niyo Bosco ni byinshi cyane yagiye ashyira kuri platform ziziwe zigiye zitandukanye, gusa kuri aka kanya ngira ngo mwitandukana ryiwe na Irene muri Empire yagiye agaragaza ko kuba atandukanye na Murindahabi Irene ari kuba we ubwe yiyumvamo nk'umuntu wabaye umuntu mukuru, old man, yarakuze mu by'ukuri. Yatangaje ko ngira ngo ku kiganiro yakoranye na Murindahabi Irene kuri Empire kuri YouTube channel yabo, ngira ngo yatangaje ko kuba asezeye muri MI bivuga ko yaba yarabaye umuntu wo kuba yakwimenya, akaba ashaka kubaho mu bundi buzima, gutangira ubuzima bw'umuntu mukuru. Abantu gusa ibi ntago bagumye kubyumva, nta nubwo bagumye kubyizera ko cyaba ari cyo kintu cyaba gitumye asezera muri Empire. Gusa uyu Niyo Bosco kandi arongera agaruka ati kuba Irene warakoze ukanzamura ukamenyekanisha muri urugendo rw'imyaka 3,
ni igihe kirageze nanjye mbaye umwana mukuru, ngira ngo umubyeyi iyo arera umwana aba amurera kugira ngo azagere igihe akora nawe atangire ashake uburyo yagira ibindi biti bimushibukaho. Niyo Bosco agira uti rero kuri ubu ngubu imbuto zarasaruwe. Irene yabibye imbuto donke agaragaza yuko kuba baramubibyemo imbuto ziwe zareze zirasarurwa, nawe akeneye kugira izindi abiba kugira ngo agumye basapotinga umuziki nyarwanda. Niyo Bosco arongera agaruka ati wowe Irene ndagushimira cyane, wambaye hafi mu rugendo rwanjye, wankuye kure hatari horoshye, ariko uyu munsi wa none nanjye ndashaka kuba ahubwo naza kuba umwe mu bafatanyabikorwa bawe muri MI Empire. Ngira ngo ni kenshi wagiye wumva aho Niyo Bosco asapotinga Irene mu bijyanye no kumwandikira indirimbo, ari nayo mpamvu tugiye kugaruka ku mpamvu bamwe bakeka ko uyu Niyo Bosco ashobora kuba ariyo yaba yaramushwanishije cyangwa yaba yaramuteranyije na Irene. Bavuga ko cyangwa biri kugenda bivugwa binasakazwa hirya no hino ko uyu Niyo Bosco yaba avuye muri MI Empire kubera uwitwa ngira ngo hari umwana wari uri kugenda aca kuri platform zigiye zitandukanye, ngira ngo harimo iyitwa Gira Music. Hari uwo mwana ni umwana muto cyane, bavuga ko yaba asa na Dorcas uririmbana na Vestine, ngira ngo ni bamwe mu bakobwa babiri Murindahabi Irene amanaginga. Uyu munsi wa none bikaba biri kuvuga ko uyu nguyu witwa Giramata yaba ariwe uteranyije Irene mu bijyanye no kuba umuziki wa Niyo Bosco wakomeza. Kuba Giramata ubwe yaraje kuba ngira ngo hari ikiganiro bigeze bakora Niyo Bosco na Irene, aho Irene yari yahostinze Giramata bari mu kiganiro, ahamagara Niyo Bosco aramubwira uti Niyo Bosco uyu mwana gutya na gutya tubigenze dute? Niyo Bosco bikurikirane deni ubwo yashakaga kumubwira yuko agomba kumufasha, ariko bamwe bakavuga uti uyu Niyo Bosco genge Irene arimo aragenda ayizambye azanamo abantu benshi cyane. Bimeze gute? Genge yayirangije, afite amarangamutima, ntago ashyira navuga kuri public ngo abantu banote bavuga ati uyu muntu turamukeneye. Bivuga ko uyu Niyo Bosco yaba yarageze igihe cyo kuba yakwandika ya ndirimbo yemereye Giramata, Irene abimusabye Niyo Bosco akabyanga, kandi byaratangajwe mu kiganiro. Niyo Bosco yamwishyuje amafaranga amubwira uti ntago nshobora kuba nandikira ba Vestine na Dorcas, none ugenda ungerekaho n'abandi kugeza ryari? Ese impano zanjye ukeka yuko Imana yazimpaye kugira ngo bigenda for free gusa? Ese nzatungwa n'iki Irene kubona kontra dufitanye yonyine itampagije? Bimeze bite? Ibintu byinshi cyane byagiye gusa reka tugumye dukurikirane, tuze kugenda tureba andi makuru ari kugenda atangazwa n'abantu hirya no hino. Gusa mu basesenguzi bamwe na bamwe bagumye kugenda bagaruka ku kintu cya Giramata. Ngira ngo mu masaha makeya ashize nibwo Irene atandukanye na Niyo Bosco, nibwo yashyise asohora indirimbo y'uyu mwana witwa Giramata. Abantu bakibaza ngo kubera iki Niyo Bosco agitandukana na Irene hahise hasohoka indirimbo y'uyu mupeti witwa Giramata, ngira ngo wagiye hostingwa kuri Gira Music. Kubera iki? Bamwe bakibaza ngo ni iki kibyihishe inyuma. Gusa abasesenguzi bari kugenda babigarukaho bibaza ngo ibi ngibi bimeze bite, ni iki kibyihishe inyuma?
wowe waherereye uri kubyumva ute? Ese ibi bintu uri kubona biraza kuba byifashe gute? Gusa Niyo Bosco ikigaragara cyo hari ibintu bimwe na bimwe atishimiye ku bijyanye n'umuziki wiwe muri MI Empire. Ngira ngo byaragaragaraga ko ari we muntu wakoragamo akazi gakomeye cyane. Gusa ku rundi ruhande niba agaragara nk'umuntu uvuga ko amaze gukura akeneye kuba yakwimenya, nabyo ni ibintu byiza cyane biramutse ari byo. Ariko nanone biba atari byo, umuntu yaza kugenda amenya andi makuru. Gusa ibi ni uku tubikeka, ni uku biri kugenda bivugwa, ariko ntabwo byari byemezwa neza. Ayandi makuru araza kugenda ashakishwa, turajya tuyabagezaho gatanu ku kandi. Uyu Irene gusa yashimiye Niyo Bosco, aramubwira ati Niyo Bosco, courage brother, icyo nashakaga cyagezweho, icyo nashakaga kwari ukugirwa ugomba kuburiwe uyu munsi wa none. Narasuccesinze, ibintu nabigezeho, narachivinze, ibintu ni fresh sana. None igikurikiye ati Niyo Bosco, sasa aho ukomeje hose wizere ko turi kumwe gatanu ku kandi. Icyo uzankeneramo nzaba nkuri hafi, ataho uzankenera nzaba nkuri hafi, kandi nunagenda ugafeiringa ni karibu muri MI Empire. Niyo Bosco ari nabwo yagarutse agira ati Niyo Bosco yongera agaruka avuga uti urakoze cyane mubyeyi rwose. Ari naho uyu Irene yagize ati wowe Niyo Bosco, bimenyereye yuko kenshi na kenshi nk'aba manager iyo batandukanye n'abahanzi babo kenshi bagira batya bakababwira uti murishyura contract, murishyura ibihangano byose byakorewe muri gang. Ariko ari nabyo abantu bari gushimira Emirene, barimo baramushimira kuba ubwe yaragize umutima w'urukundo kuva from zero to hero, nyine akoze uyu muhanzi Niyo Bosco ko nta kintu na kimwe yigeze amwishyura mu bijyanye n'ibihangano bye. Yarabimurekeye kabisa. Ngira ngo yanatangaje ko agomba kuba amwereka email kugira ngo ahite amwoherezaho channel yiwe. Ibintu bigumye kugenda fresh sana. Biramutse bigumye kuba ari uko bimeze, ibintu byaba ari fresh sana, n'abandi bakagombye kuba bigira kuri iyi gang. Ariko uyu munsi wa none hari ibintu abantu batari kwemera. Barimo bakavuga ati murimo muratujijisha, bamwe bakavuga ati ibyo bintu ni amayeri mani, ntabwo byashoboka. Buryo ki Niyo Bosco amara gutangaza biriya bintu suna haciyemo agahe gatoya agahita ko asezera. Ikindi kandi nyuma yo gusezera hagahita haza undi muri genge. Bivugwa ko uyu Giramata ashaka kuba agiye kuba yasanga Vestina na Dorcas muri MI Music. Biraza ko bimeze gute? Reka tugumye dukurikirane tuze kureba uko biza kuba bimeze. Turaza kugenda tubagezaho amakuru gatanu ku kandi. Gusa tuboneraho no kugumya gushimira Niyo Bosco udahwema kwihangana mu buzima agenda ahura nabwo umunsi ku wundi. Tunaboneraho kumubwira ati courage mu byo urimo muhungu wacu, ibintu bizagenda fresh sana. Twongera tunagaruka kuri Irene nawe aho herereye hose yumve ko ibintu ari fresh sana, agumye afashe impano zigiye zitandukanye ngayo nguko rero. Gusa ntawamenya ikibyisha inyuma, ariko amakuru nyayo yizewe turaza kuba tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Icyo usabwa ni ukugumya kubana natwe, utarakora subscribe nyaboneka iki nicyo gihe kugira ngo tujye tugumya tubane no mu yandi makuru kugeraho gatanu ku kandi. Reka nkushimire cyane wowe twagumye kubana ku Biganza Media TV. Nizere yuko Imana igumya kubana nawe ibihe byiza. Ndagukunda.